Ngabo Robben ubundi akora iki yakabirijwe Tom yarakabirijwe Close yabeshya abantu Tom Close yatwaye guma abantu batera amawinduruzi yavuga ariko si ikibazo cyo kuba yaragitwaye Tom Close subiyamo indirimbo yakoze za 2008 kumva ntabwo zari nziza ndagira ngo umuryango wa Tom Close wandikira karetere Ngabo Robben umushimire mubwira uti baduteye iteka ikindi nemeranya naberekanye ivugire kuri kamera ya Kim TV Hub abantu babyumva nanjye sindyorwa n'umuziki wa Tom Close ariko umuziki kuba utaryohera Ngabo cyangwa utanryohera nicyo kibazo kiri kuki mudashaka ko tubivugaho ni ikibazo gikomeye Ngabo Robben 100% sizo uri kubyumva 100% ndamuhakanya ku kintu bita gukabirizwa ntagari ndi mu bafana bateye amabuye Lion Manzi MC wari ugiye gutangaza ngo Tom Close yegukanye Primus Guma Superstar 2011 kuri stade ubwo Lion Manzi 31 kwa 7 2011 hari utabizi se Lion Manzi nabo babwiye ngo mureke gutera ayo mabuye abana maze guhamagara Jay Polly wapi abona abafana babyumvisha Lion Manzi ari kwiyama abantu bari guterana amabuye kuri stage dusuboma muri mubiki none si cyo Ngabo Robben yavuze atari cyo niki iyo uvuga ngo yabeshye abantu igihe kinini ese abo bantu ni bandi wowe uhagarariye nde cyangwa uruhe rwego rufata ibyemezo ku bahanzi ubwo Clemency Ndenzaho abashaka nuze yose barayisanga kuri account yiwe Ngabo ni umunyamakuru cyangwa umunyamakuru ni umunyamakuru nose ubwo DC Clemency kubaza icyo umunyamakuru DC Clemency akora ikihe gitangazamakuru DCTV cyane n'igitangazamakuru yani blog station ntago ari igitangazamakuru yakoreraga Isibo TV na Isibo Radio yakoreraga usakora nago mbizi njya mubona aho ngaho umunyamakuru yaba ari intumwa ya rubanda ubyangu byemere Ngabo Robben yabivuze nk'intumwa ya rubanda banze gusobanura icyo kika ku mwana kina nibere ryanye na munakira n'ubwanwa bwase oya ho yarengeye Trisha yarengereye ibi bintu bigaragaza ubujiji icya kabiri bigaragaza ko nyine uwo muntu yabashe kugera ku marangamutima yawe yabashe kugera muri cyitwa fear zone none uko arangije ukanakuramo amakosa ugafata umugabo ukamugira igihugu ngo umuntu wamuvuzeho ngo mutitonze ngo yanatuka igihugu buretse ntago umuntu umwe ashobora kuba igihugu oya usko buryo uvuze kuri Tom Close utitonze burya wanatuka igihugu igihugu se bagituka gute none se Tom ni igihugu uziko n'umwami ari umwami yicazaga abira akababwira ati nyabona mu ndwaneho bakambwira bati warasaze urashaka kujya gutera igisaka ureba ukuntu gikomeye umuntu yagukrititse sinzi biri kubyumva ntago umuntu ari umwanzi ahubwo buri Tom Close na Trisha nabagira inama mwicari munabizi umuntu wese uri kubaha comfort mukwiye kumwitondera muri iki gihe Jego ndabasuhuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana Kim TV Hub amahoro y'Imana nabane namwe cyane twizeye ko mumeze fresh twizeye ko muri amahoro natwe turi ayandi ibintu mwabigize umuhango amahoro y'Imana uri kuvuga ako ntuzongere kumbaza ibintu by'Imana mani wagipinga we bino babyita ibipinga wagipinga we iyo myumvire yahora ashaka kuzankura ku Mana burundu ninde wakubwiye ko byashoboka yihe nyine shaka ukwiriye gusenga ukwiriye kujya kwa ukwiriye kujya muri Grace Room bakakuramburiraho ibiganza harya basengiye Imana muri Grace Room basengiye Imana ntago mbizi sinsengerayo wababaza gusa mbona abantu bameze nk'ayo bajyaho bakagaruka bakije nyine muri Grace Room basengiye Imana iyi nshinwa yo muri Israel basengiye exactly mama bakubyuka nkuyenzaho kimwe danyi umeze neza kumera neza se niki ndi kumwe na Makauba ni Kigali ubasha kurya sibyo ubasha kumuvinga siko nzajya muri utaramuga tuzadukora ikiganiro we turi kurwana uko ndabona aribyo bizashyira ibintu ku murongo mujye mukunda amagambo aryohanyuranye karase karana ari imodoka namenyera ibiciro ko sinzi kunda nta modoka rwose nubwo wayimera umuntu manu birebe nta modoka uyindinde uri kumva okay iyo urya ukanywa sibyo ukaba kibasha kwambara
ukaba ukibasha kugenda muri Kigali ukanagira umeze ukanagira n'ibindi byose umeze neza pe meze neza cyane kabisa nawe umeze neza kuko urarya urambara uragira kugira aho ibindi birakemuka ibyo byabonetse buri abantu benshi ntibafite aho baba abantu benshi ntibafite uko barya rero iyo ugize Imana wowe ukabona birakunda baba bigezeho Mana ushimira Imana cyane yego ndi kumwe na Kamauba arugize Makamauba Dani Rurema Huda papa w'intare tugiye ntabwo mbyara udusimba nese umvishe mvuze agasimba none si intare nyine nta muntu witwa intare ubaho umuntu agomba kwitwa ntare wenda bamwitirira imico y'iyo intare y'ingore sinya mbona umuntu muri filime witwa intare y'ingore yarashaje yarakamutse yashizemo mwizamushizemo mwihorere umeze neza Dani Rurema ndamahoro mungwanye ndamahoro cyane reka duha abantu ikaze mu kiganiro tugiye kugirana kuri ya showbiz yacu nk'ibisanzwe turigarukiye tugiye kubaga tuganira abantu ngo bepfiriye abaga mubaga mumeze mute ngo tubaga tumeze niyeze gusohokana n'umukobwa wahariya mu nce z'amahoko ari bwo mahoko ni mukaye karere mahoko buriya se si muri Rubavu muri Rubavu ubwo ni muri ko mahoko si akarere muri west ushobora kuba umurenge ariko si akarere yego ubwo nyine ubwo bampa ibyo bampa nasohokanye rero ati nyine niwe wari wasohokanye noneho turagira nyine ubwo ndababaza ati mufite bampa ibyo nari nabasaba nawe ati ariko hariya naho hicaye undi muntu baragenda kumubaza ngo tubahe iki barabaza ngo tubahe iki ahita babaza ngo mubaga mufite iki twese turaseka baragira isoni ngo mubaga mufite iki noneho umuseriveri aramubwira ati ntago tubagira hano bazizana zibazi kuko we yumvishe abajije ngo mubaga mufite iki yarababajije ngo mubaga mufite iki umuseriveri ati ko u Rwanda rufite indimi zirenze rumwe iyo ugeze muri biriya bice by'uburengerazuba umuseriveri aramusubiza ati ntago bazibagira hano bazizana zibazi ntabwo uri umwana mwiza oya rero ese ko ndi kuvuga ibyabaye ahita harya rero harimo urwo rwitwa irukiga dore bisoso kuri moto dore bisoso ako se umuntu wakuzaye gukora ku muhanda niwe wakwishe ariko uwo muhungu yamaye izo rinete nkazikoresha mizorinete akira za rinete zawe zinete nizanjye ariko umuhungu yanze kumwishyura sinzi impamvu hanyuma Dani yes muhungu tuba tugira ati tubanze dusasira ikiganiro yego none ntago kiri Dani w'urukara uhise uba Dani w'umukara w'impumyi kandi kumparasinga ngenza ntago ari harassment ngenza kutangira ntago ari harassment uzika ahantu maze kugira ibimenyetso birenga bingahe by'uburyo umarasinga buri munsi ubu ni nyamvuga ngo ntago tureshya ubwo wowe ugize ute wenda uvuze ukuri ariko se wowe ugize ute ariko abantu bataze Okimu mana Okimu ntago ari muremure shori kumbeshye ntago uri muremure mfite Instagram yanjye bivuze gutyo bahita bajya kundeba Instagram se ko umuntu yongera ifoto ko musigaye muniha ubwiza mujya muri Snapchat mukihubwe Okimu si muremure pe bo ntago ari na mugufi wenda ubwo umuntu muremure ubwo busa ushaka kuvuga gute nk'ukureshya cyawo tureshya ngaho jya mu butayu manure y'imvura yanze kugwayo gufi bagira excuse bara Dani ntago ndi mugufi kubera ko kuri njye buri kuri wowe uransumba ni nanjye uri kubivugerega nta wundi ariko nakubwiye ngo mbaye meze uko meze bibaye ako ntago kiri mubi bibaye agasura kari kugenda kagaruka akayobe kari kuza nyine uri kuba umunyakigali ibibazo bayivuga ibintu uvuga uri kuvuga ukuri buri muntu wese yaba yifuza kumera nkanjye kuko nawe uri mu bifuza kumera nkanjye sha urimo nenda tuje mbona ibimenyetso byinshi kurimo nenda tuje man urabizi ibyo ndi kuvuga yewe natuje man nuko Dani tugira ngo ndabitahana uyu munsi tugira ngo dusasire ikiganiro cyacu tumeneho no kuri abiri dore tumaze iminsi tudahura uretse kuri telefone gusa yabindi by'abajama twinjira mu kiganiro cy'uyu munsi ndakumva tanga ikaze mu kiganiro
iyo nambaye rinete rero bamba ndi kwirya cyane abantu baraza kubyihanganira abantu baraza kubyihanganira uri kwirya okay uri ibiryo se ntangire ngenda gake ntangire ngenda cyane wowe undeberera mbwira ngire muheri tangira ugenda uko ubishaka oya uko mbishaka ni kwinshi mbwira uti ngewe nk'umuntu ukureberera genda urya ngewe nk'umuntu uri kukurebera yego tangira nkawe okay ngewe rero ndimo abantu benshi rero Kebura nabaye umukinnyi wa filime igihe kinini nabyuze wazikiniye nazikiniye muri company twaga Greenland Pictures zimwe bakina ntereta abana ewa Greenland ntereta abana buriya ngewe umbwiye ngo kina filime ndi mubaya cyane ngaho kina filime oya kando kika kandi uvuze ngo nkubwiye ngo kina filime ndabikubwiye oya Okimu ndashaka uyu munsi twitereka mu ruganda rw'imyidagaduro nyarwanda ndavuga showbiz nicyo kiba kitubesheje ndagira ngo uyu munsi uze kunyinjiza umbwira uti nabonye ku mihanda umuntu witwa Tom Close Dr. Muyomba Thomas ariko se gusa n'umugore wese afatira avunira mu mavi uyu mugore we none we ntari bonyere ndaguka kuri iyi kamera mu mapingu baguhora iki bahita buretse baguhora ku wibeshe ubinyinjizemo wibeshe ubinyinjizemo reka mitemera aho wibeshe wahe gasopo none se uyishararira waretse kumfungisha ntago ari uko waretse kunshirishamo tangira nukuvuga ngo ndakumva ngiye gutangira nkwinjizamo muri ubu buryo Dani Rurema reka twinjire amongo nemenyawe koko yabaye amongo na rero amongo ndagufungera amaburo nuko nkora amongo na rero azanyifata ku mavuta acyaza Imana imworohereze nibyo namwifuriza naho ibindi ntabwo wafata ku mavuta ameze neza twinjire mu kiganiro ndakumva ni ukuvuga ngo turahera ku muntu bita Ngabo Robeni Tom Close Tricia umugore wa Tom Close uyu Tom Close rega intambara nayivuyemo iri kurwana iri kurwanwa yacyakoze ewa umugore yijanditse ewa intambara yinjemo bya bindi byero ku cyana cyanjye mva babyita kureka gatuza ng'inkoko iri wabishondike umukara baye wana ubwo se kanijeje ki oya biceceke bitagufunze nicyo cyiza ndabiceje anchana anchana tubwira abantu ufite ya video y'umuntu bita Ngabo Robeni ndayifite yikine kugira abantu banze babyumve Ngabo Robeni ubundi akora iki komeza ubunganiriza Ngabo Robeni akora iki ngo ni umunyamakuru w'imikino hehe harya kuri TV10 Radio 10 ubwo ni Radio 10 ngo yahoza no umuvugizi ngo wa Rayon Sport se no busakira umuvugizi oya nigeze kumva umujene avuga ngo baramwirukanye ngo bavuga ko nta cyamaze oya barabajene byo bihorera narabajene babakuraho amakuru Ngabo Robeni aracyabifata waba uri gukama ikimasa oya Ngabo Robeni wabugeze kure niba usigaye ukora amakuru hareshya ningewe gukama ikimasa ugeze kure pe singewe kugikama rwose okay ubemenya yawe wamukuraho amakuru agira yahe eminyawe eminya ugira yahe ayahe mfite ayo mu biro byo kwa Tom waretse gikorera ikiganiro ko ngaho mva amakuru wabukura niko wari ukiri kumbwira ngo Ngabo Robeni yakora iki narindi kukubwira ngo Ngabo Robeni yego yahoza n'umuvugizi wa Rayon Sport ngo barareba baravuga ati Ngabo Robeni ntacyo umaze ndi kuvuga ibyo numvisha abajene bavuga nubwo ngo kubakuraho amakuru buri gukama ikimasa ngo urangije barangije ngo baramubwira ati igendere ngo aragenda ubu ngo n'umunyamakuru w'imikino kuri Radio 10 byose ngo amakuru ko Ngabo Robeni akiri umuvugizi wa Rayon Sport ahubwo arabifatanya nakubwiraga ngo nasubiragamo iby'abajene rekana nabo bahungu banze wiyumvire hano umuziki w'u Rwanda Havesi ngo Ngabo aracyari overrated artist mu mateka y'umuziki w'u Rwanda yarakabirijwe Tom yarakabirijwe Close yabeshya abantu Tom Close yatwaye guma abantu batera amawinduru ziyavuga ariko si ikibazo cyo kuba yaragitwaye Tom Close subiyamo indirimbo yakoze za 2008 kumva ntabwo zari nziza sinzi ukuntu byagera zakinwaga zonyine abantu bakazumva bakazikunda
uri kubyo ariko ntabwo zari indirimbo nziza. Tom Close nicyo kintu cya mbere muzi. Most overrated artist mu muziki w'u Rwanda n'umuhanzi wize ubona ko afitiye akamaro igihugu, ariko wize ufitiye akamaro igihugu, ariko kubyo guhanga byo abazambarira azanabyihorera kabisa. azambarira azanabyihorera. Yego ndibeje undi yakoze yitwa Cinema na Buda. Ndibeje undi yakoze yitwa Cinema na Buda. Akumva nta imeze neza. The most overrated artist mu mateka y'umuziki w'u Rwanda yakabirijwe Tom Close, yabeshya abantu. Tom Close yatwaye guma abantu batera amawinduruzi bavuga, ariko si ikibazo cyo kuba yarayitwaye. Tom Close usubiyamo indirimbo yakoze za 2008 ukumva ntabwo zari nziza. Sinzi ukuntu byagiye zakinwaga zonyine abantu bakazumva bakazikunda, ariko ntabwo zari indirimbo nziza. Tom Close nicyo kintu cya mbere muzi. Most overrated artist mu muziki w'u Rwanda n'umuhanzi wize ubona ko afitiye akamaro igihugu, ariko kubyo guhanga byo abazambarira azanabyihorera kabisa. Kiramubaze amubaze dore nk'aya magambo yari koroje kuvuga nkoranyambaga. aya no mubagwa atazamba bari ariko tutaranabyinjiramo utaranabinyinjizamo, ndagira ngo umuryango wa Tom Close wandikira Karetere Ngabo Robin umushimire mubwire uti waduteye iteka. ntago wamwandikiye Karetere rero, ndi kuvuga watanze ubutu uretse ndi kuvuga bamwandikira Karetere bamushimire bati badusubije onde map. ubwo bari gushimira iki? bamushimira ko yabasubije kuri map. abashimire Ngabo Robin. wibuke ko twamunenga kose, wibuke ko Ngabo Robin ari umunyamakuru w'imikino. nicyo ndi kukubwira, mbere y'ibindi byose ni umunyamakuru. Ibyo yo kubwira ngo imikino afite igisata barizwamo. none kugira igisata ubu ngubu kuba ndi umunyamakuru imyidagaduro binanira kweberwa ko M23 yafashe Goma, nanirwa kumenya ko ingabo za Sadek ziri gutazinyuze mu Rwanda. Ibyo se bibaho? none nanswe umuziki, uziko umuziki urakinwa muri stade bari gukiniramo siporo, niba bari gukinamo twatu abantu babagabo biruka ku kabaro k'ibihumbi k'ibiro 2 cyangwa 3, abantu babagabo 10. ntabwo bari pima ibiro 3. igipimo cy'inuza cya baro ntabwo kigera mu kiro, ntabwo kigera mu kiro. ibaza abagabo rero 22 mu kibuga bari kwiruka ku magarama, bari kumva iki umuziki. iyo uvuga ngo ntago ari umunyamakuru w'imyidagaduro ngo ntago abikurikirana, ariko banzu nyinjiza. ariko icyo mbanje kukubwira ni kimwe, bamwandikira Karetere bambwiye ati Ngabo Robin wovugira Rayon Sport, waba haduhaye publicité mbi, waba haduhaye inziza, twagarutse onde map. nose warinde nkuri ha atanze akazi gakomeye mu atanze akazi gakomeye cyane, atanze akazi kuko atanze umukoro wo kugira ati nyereka ko biriya bintu koko. atanze akazi umunyabigwa garuka gushimangira. nyinjizamo yego reka twinjire rero. yego Ngabo Robin amaze kuvuga ibyo bintu, nakumva zavuze Nyarugenge nawe ubwawe waziboneye, bapostinze, bavuze, bahamagaranye, barikodinze, bafotoye, bakameye. ikibazo cyanjye kuri ibyo bintu baza wowe uremeranya na Ngabo Robin, ubwo icyo ni ikibazo cya mbere. iki kibazo ko aricyo cyagakwiye kuba icyanyuma. oya icyo ni ikitwinjiza. banza wumve, Ngabo Robin nemeranya nawe, nanone sinemeranya nawe. wemeranya nawe kuki? ntimwemeranya kuki? nemeranya nawe ikintu cya mbere cyuko Tom Close afite discipline, afite umumaro igihugu. icyo gusa oberetse ntago ari cyo gusa, ushaka ari cyo gusa mvuga. sibiri kubyumva, kuko numwe mu bahanzi bake dufite baminuje bakanagira n'indi career successful y'ubuganga. Dr. tubimwubahire, sibiri kubyumva. icyaka binemeranya nawe agira discipline pe, sibyo? ikindi nemeranya nawe, reka nyivugire kuri kamera ya Kim TV Hub abantu babyumve. nanjye sindyoherwa n'umuziki wa Tom Close. nagize ngo ni Ngabo Robin ngo utaryohera gusa, nawe ntabwo kuryohera kumwe. ubu kambwira yego nikakuryohera, oya kakomeza utsinde wapi? ndamuhamagara ari kumwe na Austin wapi? nshobora kubivuga gutyo, umuntu wicaye nyuma ya kamera uri kureba ikiganiro aratumbutse mwanga Tom Close. oya ntabwo makana uruhare yagize, mutabyitiranye. oya kandi nemere gutanga opinion iri person, ntabwo umuziki we uryohera bisanzwe. kuva kera utagira ngo ni ubu ngubu. oya ubu niri yandirimba igikomera ari kumwe na Bulldog ntabwo kuryohera mu waba uryoherwa n'iki? izindi ndirimbo n'abandi bahanzi. urabizi ko nemere kugira amahitamo. oya wishaka kunyigisha. urabizi ko uyu Tom Close ari mu bantu batumye injyana ya pop ikundwa mu gihugu cy'u Rwanda. urumva ukuntu mubyitiranya, kuba naryoherwa n'umuziki we mpakanya uruhare yagize. ibyo bintu numva bihura.
kuki mushaka guhuza ibintu bidahura kuki mushaka guhuza ibintu bidahura kuba nge amatwi n'ayanjye umutima n'uwanjye wakira umuziki ntago ari uwawe I'm speaking from my fucking own heart you get me kuki mushaka mvugira abandi ni umuziki utanryohera ntibivuze ko mpakana uruhare yagize sizubira kubyumva ndi kubyumva kuba Tom Close yagize uruhare kuba yaraciye inzira abandi banzi bakaza kunyuramo ibyo birahari nta kibazo ariko umuziki kuba utaryohera ngabo cyangwa utanryohera nicyo kibazo kiri kuki mudashaka ko tubivugaho ni ikibazo gikomeye oya none si gihe ariko tuba tugomba kukivugaho uko kiri cyangwa uko bakizanye wumva ikindi cya gatatu nemeranya nawe ngabo nemeranya nawe 100%. Kuba ataryoherwa umuziki wa Tom Close turi kumwe nanjye ntabwo ni cyambere mutagiye turacyemeranya yego kuba ataryoherwa n'umuziki we ndabyemera nawe ntabwo uryoherwa nawe cyane kuki utabivuze mbere yuko abivuga kutakuryohera ko ufite aho kari bwo mubimbajije ntorese nari kwivugisha nari kwiganiriza nti oya ubimbajije nona ubu nibwo mbisubije uri kumva icyo kintu icyo rero ndi kuvuga Ngabo Robin 100%. Sizo uri kubyumva 100%. Ndamuhakanya ku kintu bita gukabirizwa kukabirizwa nicyo mutemeranyaho yego Tom Close ntago ari muhanzi bakabirijwe mu buhe buryo ugiye kudusesengura ikintu cyo gukabirizwa Ngabo Robin yavuze reka ngurugero rworoshye uretse kuba no mutipe arimo bahanzi ba mbere twagize sizuri kubyumva wegukanye ibihembo imyaka 4 5 ikurikiranye apana yaguma tuyereka guma I'm talking about Salax Awards sizuri kubyumva 2008 kugera 2012 best artist of the year best artist of the year woni Tom Close ubu nicyo iyo myaka yose yarakabirizwaga nicyo nyine iri gushaka kugusobanura ni ntago ari muhanzi wakabije kuko abandi icyo gihe batana in fact buri abantu batanabizi Tom Close ni muhanzi wa mbere waronshinza album wakoze album launch mu Rwanda turavuga muri za R&B biki byose sizo biri kubyumva aba ngi umuhanzi nizere 100% ko yakabirijwe 100% ni witwa Meddy Meddy oya Meddy kandi nawe ari umwe mu bahanga twagize nubwo wigeze wumva makana ubuhanga wigeze wumva makana ubuhanga yuvuze ko ngira album imwe ya Meddy ntayo nzi ngira award Meduzi yatwaye award wallahi ariko ngafite igisirikare afite igisirikare cy'abafana oya ntago groupe y'abafana ari igisirikare oya ni igisirikare oya ntago ari igisirikare ntago groupe y'abafana bari igisirikare abari groupe y'abafana ntago bari groupe ntago bari igisirikare groupe ni ikinyarwanda ari ishyira hamwe ry'abafana basi oya ntago ari abasirikare ura ni general abasirikare tuzi ntago wize ubuvanganzo ntago amenye ibyo ndi kuvuga ndi kukubwira ko ikintu nemeranya na Ngabo Robin yego ntago nemera ko Tom Close ari muhanzi wakabirijwe kuruta abandi mu Rwanda kuko reka nkubwira impamvu byibuze we afite discography imushyigikira afite ibikorwa nyine bigaragara yego nubwo ari byo tutemeranya urugero rworoshye ntago ari ndi mu bafana bateye amabuye Lion Manzi MC wari ugiye gutangaza ngo Tom Close yegukanye Primus Guma Superstar 2011 kuri stade ubwo Lion Manzi 7/7/2011 hari utabizi se Lion Manzi nabo babwiye ngo mureke gutera ayo mabuye bateraga amabuye bipapura ibintu byinshi cyane bitandukanye ariko ibimenyetso niba bihari uretse mbikwereka icyo video ni hari mwereka abantu batera amabuye kugira ngo byumve Irene akanuze kwita ukamfatira rwose unagaha abantu bakareba niko Can you also confirm
Shanani banza ari kwiyama abantu bari guterana amabuye kuri stage nzuboma muri mubiki none cyo ngabo Robin yavuze atari cyo niki abantu bateye amabuye ibyo genda byemera ko amabuye bayateye n'induru ndemera ko zavuze icyo ndi kukubwira icyo ntemera nuko yakabirijwe icyo ntemera cyo ntago nemera ko ari muhanzi bakabirijwe kuko reka nkubwira impamvu Tom Close afite ibikorwa bishyigikira background yagize ahubwo kuba ari umuhanzi umusore indirimba akagira 40,000 byayirebye mu cyumweru cyangwa mu byumweru bibiri abana bejo bari kugira 100,000 ni kikwereka ngo wa muhanzi ntiyakabirijwe sizibiri kubyumva ndi kubyumva ni kikwereka ngo ahubwo yarirengagijwe ibigwigwe byaciwe amazi ibigwi byaciwe amazi ahubwo ntago yarirengagijwe ibigwi byaciwe amazi ibigwi bya Tom Close ahubwo byaciwe amazi ntago byakabirijwe umuhanzi aramara imyaka 2 adakora akaba ari we muntu duhoza mu kanwa ubwo urumva uwo muntu ahuriye n'umuntu ufite imyaka irenga 15 ari of consistency guhora akora medamazi yakingana cyadakora umuziki ashize gospel sekira ibyo byose aheruka karirimbo kera mu minsi yashize uri kwibaza ariko aka kanya turi kuvugana umuhanzi utagira award umuhanzi utagira album umuhanzi utagira album launches umuhanzi utagira ubyura mede nta award nimwe agira moya mbwiri yuze kuba zifite zo ndazizi zafite ahubwo mbwiri yo wibuke ngiye ntayo nibuka nta na album launch yiwe nibuka oya harakwegeze gukora album launch kera 2009 abwo se 2009 uri kwibaza ngayibaze uwo muhanzi umuntu aricara sorry gato umuntu kuva ari kukubwira ngo niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda ukamaza tushingira kuki ko discography reka niwe muhanzi wa mbere we ntago Tom Close ari muhanzi bakabirijwe ahubwo ari mu buyengagijwe abari abo tukita underrated sizi uri kubyumva ari muhanzi barandarete bya bindi ku rwego rwa ntago oya cyo nago nyemeranya na Ngabo usibye ko nanemeranya n'abantu bakondemye na Ngabo bari kumutera imijugujugo ya oya birabe abantu nicyo gihe reka mbivugire kuri Kim TV habo bivuge uko biri sibyo uki ndanenga umuntu wese wateye amabuye Tom Close Ngabo Robin ntago turagera ku mugore we Ngabo Robin yatanze igitekerezo nka Ngabo Robin sinzi biri kubyumva impamvu ngena namuhakanyije mu kinyabupfura nuko nzi kari igitekerezo cye bwite yatanga kandi nago wakubitira umuntu gutanga ibitekerezo mwana umunyarwanda n'umunyagitinyiro mu mureka atanga ibitekerezo itegeko nshinga birabimwemerera 100% kuki mushaka kubuza umuntu kuvuga uko yumva ibintu nose uko byumva niko ngomba kubyumva oya gazurumva byashoboka ko twumva ibintu kimwe Ngabo hari ibyo nemeranya nawe nkuko nabwo ariko nibyo nemeranya nawe sibisobanuye mu kinyabupfura ibintu byose nuko rero Dani ndakumva Ngabo Robin akimara kuvuga ibi bintu nubwo usa nko wari umaze kubikomozaho yatewe imijugu yamabuye yo kuri stade yamwerekeyeho ati nta kinyabupfura ukize muri ibi bintu jya wubaha aba legend Tom Close yakoze ikintu kinini cyane ntago yubahutse umu legend we yaravuze ngo nge nsubira mu ndirimbo ze za 2008 nkumva nizindi ndyoheye ikibazo afite niki ariko ni nshyashya heruka yavuze ko nta zitamuryohera no cyo kibazo nikiye kuba nakundi ngo ntiyubashye umu legend ngo cyangwa akazi yakoze nindi bitegetswe akazi yakoze ariko ngo ntago yakura murabyitiranya amagambo Ngabo Robin ntitwayasubiremo abantu ntibayumvishe mbwira agasuzuguro karimo hari uretse kuvuga ko adakunda ibikorwa by'uyu muntu runaka kuko no muri commentaire turi buze kugeraho isa nk'iri gukebura umujene ati jya ugira n'ikinyabupfura cyangwa ujye ugira icyo utinya ahubwo ndakebura abazimuhaye nzana muri bamwe muri bo na nica abantu no babanze ubwo duhita tunabijyaho yego sasa rero kugira ngo nze kukwinjiza neza ndabanza ngusobere nibura ibika bitatu by'icyatumye uyu mumeri cyangwa se Madame Tricia ajya muri commentaire akimatatura ubwo kwimatatura ndakeka atari ijambo ribi niryo dukoresha muri iyi mihanda ari kisanzo umuntu bita DC Creme yagiye ku rubuga rwe rwa Instagram arandika ati my point of view kuri case ya Ngabo Robin na Tom Close bro uko waba udakunda umuntu kose si ngombwa kunenga totally hari kimwe cyangwa byinshi yakoze kandi hari ariko se yanenze ibiki uretse kujya kubeshyira umuntu yanenze imiziki kuko atayikunda jewe
none se yanenze iki kintu akomeza agira ati Yego. iyo uvuga ngo yabeshye abantu igihe kinini ese abo bantu ni bande wowe uhagarariye nde cyangwa uruhe rwego rufata ibyemezo ku bahanzi ubwo Clement Sindenzaho abashaka nuze yose barayisanga kuri account yiwe Ngabo ni umunyamakuru cyangwa se umunyamakuru ni umunyamakuru nose ubwo DC Clement ari kubaza icyo umunyamakuru ngo hagarariye bande kandi ari umunyamakuru DC Clement yavuze ati iyi ni point of view DC Clement sakore cye gitangazamakuru DCTV cyane nagari gitangazamakuru yani blog station ntago ari gitangazamakuru yakoreraga Isibo TV na Isibo Radio yakoreraga usakora ntago mbizi njya mubona aho ngaho umunyamakuru yaba ari intumwa ya rubanda ubyangu byemere ngo Robben yabivuze nk'intumwa ya rubanda banze gusobanura icyo kika yabivuze nk'umunyamakuru niba mu natwe twabigarutseho nk'abandi banyamakuru yaba ari umuturage usanzwe twari kubigaruka ngo tubivuge hiye ariko Ngabo yabivuze nk'umunyamakuru ubu DC Clement binabivuze nk'iki ntago nzi ibyo akora yego reka tujye ku cyatuzanye hanyuma account yanditseho Tricia akarongo T-Close naravese nsanga niye bwite ngo na account y'umugore wa Tom Close yagiye muri commentaire comment bapininze hejuru y'izindi agira ati thanks ataginga DC Clement wakoze cyane DC Clement yego ubundi aba ni bamwe iyo badafatiranywe kare ejo babyuka bagatoka n'igihugu utararengaho reka mukosore ibi bintu birarambiranye byo mu myidagaduro sinzi uri kubyumva ibi bintu birarambiranye Tricia niba ari n'umuntu mukuru yicara bizi ko ayo ni amakosa ibyo bintu birarambiranye byo gufata ibintu byabaye mu myidagaduro mugashaka kubihuza na politike ibintu by'ubugoryi umuntu atuka igihugu Ngabo Robben yigeze atuka igihugu Ngabo Robben yivugiye ku miziki ya none si uyu mudamu mukuru gutya umuntu w'umubyeyi arajya afata ibintu byabaye mu myidagaduro kabihuza na politike ishi ari gukoresha ubwonko bwa kabiri n'ubwa mbere n'ubwanyu byagenze bite wamubaza ntago mbizi reka nkomeze uko yavugaga ibaze ngaba ni bamwe iyo badafatiranywe kare ejo babyuka bagatuka igihugu cyababyaye igihugu se umuntu agituka gutya nta bintu Tom Close afite ubu ni ukuvuga ngo Tricia yaricara agatekereza akavuga ngo Tom Close ni u Rwanda nta kintu buretse banzu ndebe mu maso ngira uburyo nta kintu Ngabo Robben yavuze gifite aho gihure n'igihugu none se ubwo umugore Tom Close aricara akabona umugabo we ni igihugu neza cyose amubona mu Rwanda rwose ku buryo umuntu umuvuzeho ubwo abatutse igihugu umuntu ari gukoresha ubwonko bwa kangahe Tricia aho turakunenze iyo ni zero yawe yitwarire oya komeza akomeza agira ati wenda avuga Tom gusa ariko ufashe n'abanyamakuru bose beza b'icyo gihe na radio na companies zatanze ibihembo zose uzigize ubusa Ngabo Robben avugira abaturage bwa mbere yavugiye abateye amabuye nakumvishe video sizo uri kubyo si n'umwa ya Rwanda yego nusura mubaza iki kuki mudashaka abanyamakuru batanga opinion uko bumva ibintu nose sinakuye ko ari byo ntemeranya nawe sinabigaragaje se nanjye nuko bigeze mvuga ngo yatutse igihugu ngejo ngo badafatiranywe nta gihugu yavuze abani babandi bakabiriza babashusha nibo bakabiriza ibintu ejo ugasanga umuntu yegwe yega ibintu biteye isoni arangije akomeza avuga ati ujye uvuga ibyawe uko ubyumva ngira ngo yabivuze uko abyumva ariko ntushyiremo abandi banyarwanda abenshi banakakubyaye ntago ari byo kuko population y'u Rwanda 65% turi urubyiruko kandi Ngabo Robben muri urwo rubyiruko se urubyiruko rwabyara urundi yasojeje agira ati umwana akina n'ibere rya nyina nta kina akora mu bwanwa bwa se uwitwa DC Clement ajya muri pera amusubiza ati ukuri kuzuye mubyeyi ibintu rero byaba abantu bahoze ari abanyamakuru byo gukeza ingoma ngo z'abahanzi runaka nibyo bintu binera iseseme byo ku rwego rwa nyuma ya matimu ukuri se kuri oya ni ugukeza byo kugira ngo ubone indonyejo iyo matimu mvuga sinjya mbyumva 078 ngukoresha ihe nimero akanyenyeri tuno tw'ubugoryi nk'ubwo ngubwo ubu Tricia n'umuntu Tricia ukangana kuri umuntu umubyeyi w'abana bangana kuriya tubare ko wenda yanababajwe nabyo ndabyumva uri umuntu ugira amaranga mutima sibyo ariko umuntu umubyeyi ngana kuri no kujya gusubizanya n'imbwa zose ziri kumuka ku muhanda
sobanurira ubwo imbwa yamotse ninde ntago nshaka kuvuga ko ari imbwa yamotse ndi gushaka kubigereranya n'umuntu wese ukuvuze kwa kundi imbwa yose ikumokeye yitera ibuye uhagarara ukajya utera ibuye buri kanya ku buryo ujya kwiteza abantu ukumva ibintu umuntu yavuze byakoze ku marangamutima ari akantu ko kuvuga ngo sinkunda umuziki w'umuntu runaka ku mwana akina n'ibere rya nyina ngo nakira n'ubwanwa bwa se oya aho yarengeye Trisha yarengereye ibi bintu bigaragaza ubujiji icya kabiri bigaragaza ko nyine uwo muntu yabashe kugera ku marangamutima yawe yabashe kugera muri cyitwa fear zone yavuze ko yageze mu bwoba yageze muri zone y'ubwoba yawe bya bintu nawe utinya kuvuga urugero rworoshye nge mbere ni mu bantu bagorwaga no kwiyakira ko ndi igikara cyane ku buryo arigenda naburaga n'umuntu akambwira usa n'abasao Sudan nkumva aranyibasi ukumva agukoza hanze cyane nkumva ni muri nyine yinje muri fear zone yanjye ariko imaze kwisobanukirwa umenya agaciro kagatuza ukumva ari ibintu bisanzwe Tom Close ni legend ngiye simbihakana ni pioneer ari mu bantu batangije ibintu wibuke ko Tom Close yakijetse buretse wumve yanagize uruhare rugaragara ariko Tom Close ntabwo uri ku rwego rw'uko umugore waza gusubizanya nyakubaha doctor ntabwo uri ku rwego rw'uko umugore wawe abyuka ajya gusubizanya n'abantu bose bari kumbuga nkoranyambaga va kuri doctor hari doctor hari n'umugore we ibyo bintu basezeranye kuba umwe mbere y'amategeko ntabwo basezeranye ko umwe azavugira undi none ari gukora ibiki ari kumuvugira kuko ari abavandimwe ntabwo bigeze ntabwo basezeranye ko umwe azazira iby'undi banza twumvikane wijya kubwira doctor ngo buretse oya ntabwo genda ndi umugabo wawe buretse komanteri ya Tricia yaragaruka kuri Tom mategeko gato je nawe niba twarashakanye narashatse umugore basezeranye ko komanteri yawe nzayizi twumvikanye ukim niba twarashakanye ngiye nkagenda nkajyana certificate yanjye yo gushakana nawe yuko nashatse nkajyana muri banki bakama amafaranga niyo natoroka igihugu amafaranga nawe urayishyura simple math basezera kubana mu byiza no mu bibi iyi ni ntabwo komanteri se yahitarateye ku mugabo we si umugabo wese ariko se ku buryo ujya kubwira Tom ngo ntabwo uri ku rwego rwo kuba umugore wawe yawe niwe mbwira kuko uramugore yavugiye Tom ntabwo yavugiye undi muntu ariko Tom ntiyafashe telefone ngo mwandikire Tom uriya muryango yagakwiye kuba mukaruma ntago Tom Close ari ku rwego rw'uko umugore ajya gusubizanya n'abantu bose kumva ko Tom yari kurota ko kuko reka mubwire impamvu uriya mugore yabivuga atavugiye Tom Close baca batabana ntabwo twekuba turi kubigaruka kuko yari kuba ari umuturage usanzwe impamvu twabigarutseho nuko ari umugore wande wa legend mwenyewe ntago Tom Close ari ku rwego rw'uko umugore wajya gusubizanya n'abantu bose ku mbuga nkoranyambaga gushaka validation yo kumbuga nkoranyambaga ya uko byakubabaza kose Tricia Close ntabwo uri kuri urwo rwego nyabona wikicisha amazi ibyo bintu sibyo zibukira ibyo bintu sibyo iki none uko arangije ukanakoramo amakosa ugafata umugabo wawe ukamugira igihugu ngo umuntu wamuvuzeho ngo mutitonze ngo yanatuka igihugu buretse ntabwo umuntu umwe ashobora kuba igihugu oya usko buryo uvuze kuri Tom Close utitonze burya wanatuka igihugu igihugu se bagituka gute none se Tom ni igihugu nyine igihugu bagituka gute burerega hari n'ibintu abanyamakuru bajya bakora mu makosa batazi ntabwo kimo njyewe kakanya sinzi uri kubyuka byutse nkajya muri opposition ntabwo nutse igihugu ntabwo nanga igihugu icyo nkora babyita kuba utavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo ari uko ngo nanga igihugu wanga igihugu uteze utuka igihugu uteze yarabyuze aravuga ngo Rwanda koma mbuzi kumambuzi se ari gutyo batuka igihugu nose batuka igihugu gute mu rugero rworoshye bagituka ntabwo bishoboka ntabwo batuka igihugu ntabwo nzi uko batuka igihugu hari uzi se abantu batuka igihugu nabari muri Amerika batuka igihugu cyabo bavuga ngo Amerika ngo nyine bagituka ngira umuntu uzi kumbuga ntabwo nzi uko batuka igihugu sinzi n'uwagituka Trisha rero hari yakoze amakosa in fact buri ari amakosa nyimamvu ni no kubwira Tom Close ngo nazibukire icaza umugore ibyo bintu mubivemo ntabwo ibigwi byawe bikwemera kujya gusubizanya n'abantu bose impamvu tunakuvugaho n'ukuri legend Tom Close n'ukuri legend uramutse warakoze ubuse ko tutavuga kuri Makoni Koshwa ni yarari imbere yanyu ko tutavuga Makanyaga Buduru se ni yarahari ba Masamba intore impara ko tutarahicarana ngo tuzivugeho impamvu abantu bakuvugaho n'ukuri icyamamare uri legend ufite ibyo bigwi bikwemerera ntabwo umugore wawe ntabwo umuryango wanyu uri ku rwego rwo kujya gusubizanya n'abantu bawe ibi bintu ubishyire ku karubanda babibona ntabwo umuryango wa Tom Close legend mwenyewe Dr Muyomba Thomas uri ku rwego rwo kujya gusubizanya n'abantu ngo wowe urakoze ngo watuvugiye ngo wowe oya none nabonye Tom Close ari kuri postinga mentions zimuhumuriza za hehe zimuhumuriza baretse wumve
zimuhumuriza mwana legend mwenyewe buretse wumve ariko nawe ntabwo wabura kuzipostinga ibyo ni ibisanzwe oya aho nta nka yacitse amabere oya ukimu comment stories ziguhumuriza wabaye Tom Close yabaye ngira ikintu cyamuhindutse bamubwiye ko imiziki ye batayikunda bandese Ngaboro single person agatuma ibaza umuntu umwe kumbwira ngo ntukunda umuziki wanjye ibaza umuntu ntabwo nakenera kumenya ibyari byo reba gutyo nyita ngo ndigikara twasoze ikiganiro nkahita njya kuri stati baratwanga naho bazadushyira bro biba bigaragara ko ibyo uri kwishinja icyaha auza amabuye banteye umwaka ushize urayibuka umva uwa mbere yamwandikiye yitwa Aristide Gahunzire uramuzi aramubwira ngo the music industry will forever be indebted to you my brother uruganda rw'umuziki nyarwanda ruzaguhoramo ideni bihoraho muvandimwe wanjye Tom Close ibyo binarabishari yabaye rumurimo ideni ruzamuhoramo ideni no kuba ari umurimo ruzamuhoramo ideni uwo Aristide Gahunzire ubwo ryaba ari irihe deni manager muzima ryaba ari nk'irihe deni ugereranye none se ubwo narimenya neka ari Aristide avuga ngize ukuri kw'Imana ibyo binakari biri posting Tom na Tricia nyakubahwa ntago muri kuri urwo rwego hanyuma uretse wumve Dumi bandika mbihorere ndabona nibyo nanjye nashaka kukubwira ababishaka basure noza za Tom Close n'abandi imbuga nkoranyambaga za Tom hanyuma Dani Rurema ndakunda nirihe kosa yego ubona Ngabo Robin yaba yakoze mu bintu yavuze ikosa rishobora kuba riri gutuma buri ntwaro zose ubwo nimvuga intwaro nibumva intwaro z'intwaro yego bazerekeje kuri Dani buri namine Ngabo Robin buri wese akavuga ati uyu muhungu nigeze kumva hari ikosa Ngabo Robin yakoze amakuru nabakuraho hari bari nigeze kumva hari abasore bageze naho kurengera bavuga ngo iki hazamo ibyo gusebanya ntazi byari byo reka ngarukira ikibazo fata ku mafoto yarabivuze mu rukiko abantu bamugira injiji ariko reka mbivuge nanakuyemo rinete ureba no muri kamera birababaje kuba uyu munsi tugeze 2025 imyaka 31 irashize jenoside yakorewe abatutsi bayeho abarokotse twararokotse abakoze amakosa abakoze ibyo byaha barahanwe bagarutse mu buzima busanzwe ni nacyo leta y'u Rwanda idushishikariza tubakire nyine mu buzima busanzwe bagaruke babeho nk'abandi banyarwanda ariko uyu munsi birababaje kuba uyu munsi umuntu asigaye avuga ikintu opinion isanzwe mu muziki muri siporo n'ahandi umuntu akabyuka nka Kenisi n'urugero numvishe nawe ejo ndabivugaho akafata ibyo bintu akabigereranya n'ibimaze imyaka 31 biranya amateka ashaririye twashyize migo nayo yigeze kuvuga ngo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda n'umusaraba w'uru Rwanda ibaze gufata ibintu byabereye muri music industry umuntu kuba yavuze ko adakunda umuziki wawe nibisanzwe tukata tubihuza no kuba yanga igihugu no kuba bro none se urugero ikosa Ngabo Robin yakoze ni rimwe uretse nkwereka akantu gato nse nk'ugira nk'ukunganira yego iyi modoka urayikunda cyane njyewe ndayanga direct mpise nanga igihugu ubwo mpise nanga ubu natuka igihugu cyane ikintu cyo gufata abantu bose tukabagira abanyabyaha ejo bundi nahoze mbona intambara y'abitwa bakasuku na ba Jihad n'abandi abantu bitangiye bari mu myidagaduro seze uri kubyumva mu kanya ntako guhumbya direct bahise bagira ngo wowe ngo papa wawe ngo byagenze bitya you mutwe dufite simpakanya n'abavuga ngo abanyarwanda benshi muri twe turwaye mu mutwe kuko dufite by'umwihariko urubyiruko Ngabo Robin aravuze ati shamange ndumva namarira ya nukuri kwimana bera boro reka twari turi kwikosa Ngabo Robin yakoze kosa Ngabo Robin ni rimwe yakoze nararivugire kuri kamera yakoze ikosa ryo kutamenya ngo turi bande kandi yagakwiye kuba tuzi ajego Ngabo Robin yagereje kwisanzura nkuko muri siporo batanga ibitekerezo atari kaperi yaguze umukinnyi mubi utazi gukina udashoboye asanga twe twamaze gufata ibintu by'imyidagaduro tubigira politiki iteye ubwoba tubigira politiki yuzuyemo icyitwa fear mongering tugomba gutera abantu bose ubwoba bose tugomba kubatera ubwoba Dani Rurema nake cararanga vuge oya naka tuvugeho
ntakanatuganireho sizi uri kubyumva yego ndi kubyumva niryo kosa yakoze naho ubundi mu byo yavuze byose nta kosa iri rimwe yaba morali yaba ethically birimo hari abaye umunyarwanda akubwira igitekerezo uko kiri niko twahoze uri kubyumva ikosa Tom Close na Tricia bari gukora ni rimwe ni ukwiteza rubanda koko Tom Close ibigufite reka nkwibarize ndi kuri iyi kamera ibigufite umugore wawe icyubahiro tubaha dogiteri muzima wagarara ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amaraso mu Rwanda mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima Rwanda RBC RBC ni ikigo kiri handa ya Minisante Minisiteri y'Ubuzima n'umuganga uremereye ukomeye twubaha ufite ibigwi bikomeye umuntu kujya koko kwiregura kubigufite tukizanye kuri kw'Imana ntago byari ngombwa Tom Close uruho kujya guhumurizwa koko ngo nuko yavuze ngo nakunda umuziki wawe wibuke ko na Tricia ntitwaye tunamumenyereye muri ibi bintu hari umujene nigeze kumva amubwira ati ku kiganiro nigeze kumva amubwira ati yakoze ikosa rikomeye ntabwo Tom Close ari u Rwanda ntago ari igihugu bavuga ngo ukumuvugaho ngo uyu muntu utitonze ngo yanatuka igihugu iryo jambo karisohora ukaryandika publicly none uri kugura abafana wowe wakoze kuko watuvugiye uriya ni ikibazo kuba atatuvugiye uri Dani uzi ndi ngewe ikintu nakora yego okay reka nitwitangeho urugero nge nawe ngewe ndi Tom Close wowe uri Ngabo Robin ukavuga ari amagambo direct natuza ariko ngatuza nibura ndi gukora ikintu ndi kuvugiye kuvutura indirimbo uzakunduka nayibyina burangiye nicyo cyandaza ishinga nahita nkora indirimbo direct nkanayikuzanira ibaze ko nakubwira ati iyi urayikunda ibaze ko kino kungabo y'abami z'abami mu Rwanda uzi kitwaga inteko y'abiru okay uzi ko n'umwami ari umwami yicazaga abira akababwira ati nyabona mu ndwaneho bakambwira bati warasaze urashaka kujya gutera igisaka ureba ukuntu gikomeye umuntu yagukrititse sinzi biri kubyumva ntago umuntu ari umwanzi ahubwo buriya Tom Close na Tricia n'abagira inama mwicare munabizi umuntu wese uri kubaha comfort mukwiye kumwitondera muri iki gihe kubera iki bakwiye kumwitondera kandi ari kubaha habaye iki se kiri gutuma batanga comfort bababwiye ko imiziki batayikunda bandese babwiye Tom Close ko imiziki batayikunda inde nyine bababwiye ko yakabirijwe ko yatwaye award hari iremera bakatera amabuye ukireka ngo urugero rworoshye sibyo uzi inshuro president w'u Rwanda president Paul Kagame one of the best presidents at the time in the fucking world not kuvuga mu Rwanda muri mwisi ya rurema umujamu ufite amateka yo kuba ari general weruye agakwiye kuba yaragiye nawe akigarurira ibiki n'ibiki akemera akaba full time politician no kugira ateze imbere igihugu uzi inshuro abantu bamwibasira bakamutuka uzi inshuro abantu bamubika ngira umuntu asubiza akubwira ngo iki araceje kagakora ibikorwa bikagusubiza kuko ntago ari gukora ngagira ibindi bintu we afite intumbero y'icyo ashaka yo icyo ashaka kugeraho arwanira kukwemeza nabonye niyo udakeneye kubyumvura bireka ntago ari kurwanira kukwemeza we arakora nicyo nabonye none se kuki tutigira ku ntore ibarusha inama kuki tutigira ku ntore iturusha inama mwenyewe general dore nge mwita gutyo buriya bundi gihe namuvumburiye izina namwise nkuba azira mu gihe sinzi uri kubyumva igihe abona gikwiye kandi agakora ibirenze akatongera akigendera akongera akagaruka babyuka mu gitondo ukajya kumva ngo pa kwisa umushoramari azanye umushoramari mu Rwanda kwakubita nk'uruganda ugomba gukora imiti n'inkingo muri Afrika ya mbere uri kumva kabyuka mu gitondo pa akabazanye icyicaro cya FIFA mu Rwanda abiyo mu gitondo pa nukakora kuki mutigira ku ntore barusha intambwe urajya gushaka kwisobanura ngo bigende bite wabaye iki ko ngo yango bamvuze nabi ndese ko yavuze ukabyumva wamuretse akagumana iyo mitekerereze uri kujya kurana ko mwumvisha ngo bigende ukindekura nigendera Dani ndekura reka ngushimire wamfura ndekura nigendera uri kumva gabanyimije nyangushimire nyabo dushimire na buri muntu wese twabanye muri iki kiganiro ndagushimiye Kamauba we koze cyane okima narindi kumwe na papa w'intare kudahaga Kamauba umusore nawe onikarambwiye ngo ni Mr w'akarere ka Burera Burera ifite Mr mubi
nawe rero uri mister wa kivugize. Ndagushimiye Dani. Okay, ubu gutanga location yanjye bizakumarira iki? Ni urugero. Nagushimiye nyamuka nahaguruka utaho utavuga n'ibindi. Ndigendeye.